Yesu abahe umugisha bavandimwe, ndabasuje mu izina rya Yesu. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe. Nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana mu minota mike gusa mfite. Numvishe hari igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva riragufashije cyane, warisezeranya cyangwa se wariganiriza, mumbabarire, wariganiriza bene so. Reka mbahe kano gacyayi muraba, ariko ndabakunda. Yesu abahe umugisha cyane. Bari mu makuba mwihangane, bari mu ntambara mwihangane. Nanjye ndi mwene so, dufatanije amakuba n'intambara no kugeragezwa no kwihangana muri Kristo Yesu, kandi dufatanije n'ubwami. Turi umubiri umwe wa Kristo. Nimukomere, turi ku rugamba, tuzatsinda. Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice bibiri, umurongo wa 17 haravuze ngo abo ni amasoko akamye kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima w'icuraburindi, kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. Babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Imana itugirire neza. Aha Petero yari ari gusobanura cyangwa se ari guhugura abantu ibigendanye no kwirinda abanyabinyoma cyangwa abigisha b'ibinyoma. Mutekereze ngo bashukashuka abantu, bakabashukashukisha imihango. Umva, babashukashukisha irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri ni irihe? Cakira imodoka, irakuzamuye, izagutabara, izagusumbisha bene wanyu, irakuzamura, iguhaye amaviza, iragupromotinze, mbonye Imana igukiza, mbonye Imana yica abanzi bawe, mbonye. Donc utwo ni utuntu nyine, n'ubundi irari ry'umubiri nyine nibyo riba ryifuza, nibyo riba ryifuza. Imana yisha abanzi bawe, ibakuyeho, Imana igukuriyeho urupfu, kuko abantu ntibagishaka gupfa, ntibagishaka gusanga Kristo. Imana igukuriyeho urupfu, Imana ikugize gutya. Noneho ugahura n'aba bavugabutumwa, Imana ikurinze abarozi bari barakuzingitiranyije ahangaha, Imana ikuzinguyeyo, Imana iguhaye ibi. Donc kubashukisha icyo bita irari ry'umubiri. Nizere ko nta muntu wo mu mukumbi muto ushukwa na bene ibyo bintu. Umva, noneho nyuma y'iryo rari ry'umubiri, cyangwa se bakabashukisha amafaranga. Mwarabibonye ukuntu muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uko hari abahawe amafaranga. Donc nako ntabwo ndi buze kubica ku ruhande, mumbabarire, ndabizi iyo turi hano turi abantu batandukanye, ariko ntabwo muyobewe wa Mwezebeli wo mu Rwanda utumazeho abavugabutumwa, kandi abagura amafaranga ku mugaragaro. Abagura amafaranga ku mugaragaro, aho baba baturutse mu madini agiye atandukanye. Iyo uri umuvugabutumwa uhitinze, akabona urimo impano, yahawe amafaranga yo kugira ngo aze ayakugure. Ugenda ujyeyo, nimba wari umukene aguha amafaranga, gushingira amabizinesi, akugira ibite, ariko impano z'umwuka wera nabo wajya gufasha abazimye, ubwo bibe bikurangiriyeho. Ibyo ntimubibona? Gankore kandi kahodiyo.